Ese umuhinzi yafata imbuto akayijugunya kugira ngo ngere ayitere ibyarindi? Uyu munsi turaza kuganira ku nsanganyamatsiko ishimishije ariko nanone ifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yes, mbaye ikaze mwe kuri iki kiganiro ubuzima n'abantu. Ndacyari Profeseri. Murabizi ko kigamije guhindura imyumvire, imigirire, imimerere, icenguramo abantu ndetse no kuboneza uburere mbonezamo abantu muri rubanda. Ikibagezaho ndacyari Profeseri. Imana irema isi yatanze ibihagije byatuma umuntu wese abaho neza. Umwiryane waratumaze. Umuryango utekanye ugira ishingiro ku myemerere, ku kwihangana ndetse no ku rukundo, kandi amadini atwigisha buri munsi ubuzima butubabaza ngo butwigishe, ntabwo butubabaza ngo butwice. Tumenye gushishoza. Mbaye ikaze rero. Amadini yose yigisha gukundana, kubahana ndetse no gufashanya hagati y'abashakanye n'abana. Hari urugo rwarabaye uruhuri rw'amakimbirane menshi, bari bageze ku rwego rwo gutandukana. Bagiye kugisha inama umuyobozi w'idini, ababwira kuganira, kwicisha bugufi no kubabarirana. Bafashe umwanzuro wo kongera bagatangira bundi bushya. Batangira kwitabira inyigisho z'idini zibibutsa gukundana no kubabarirana, zibibutsa impamvu bashakanye. Bagiye biga gutega amatwi no kubahana. Gake gake urugo ruronka amahoro. Urukundo ni rwo musingi w'urugo, kandi ujya inama abashaka amahoro. Ingisa zitagira umujyanama yamanukanye n'umurambo mu mva. Iyo habaye ibibazo mu muryango, abayobozi b'amadini batanga inama n'ubuhuza bishingiye ku kuri n'ubutabera. Amadini yigisha indangagaciro nzima ku bana. Amadini afasha abana gukurana indangagaciro nk'ukuri, kubaha amakuru, gukunda umurimo no kwitwara neza. Baravuga ngo tozi umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Hari umwana wakuze yigishwa mu idini, amenya kwirindira ibiyobyabwenge n'ingeso mbi. Ibyo biza gufasha umuryango we n'igihugu kuba mu mutekano n'ishema. Wigisha umwana aba yubatse ejo hazaza. Gatatu, amadini ashyira imbere kubabarirana. Kubabarirana ni inkingi ikomeye mu kubaka umuryango utekanye. Amadini abigisha ko nta muntu utibeshya, nta muntu udakosa. Hari umugabo yakoze ikosa rikomeye, ubu umugore arababara cyane. Abyigishijwe n'idini rye ko kubabarira bikiza umutima, byomora, yemeye kongera gutanga amahirwe, urugo rurasanwa. Ubabarira aba yituye umutwaro. Ubuzima bukwica gahoro gahoro iyo ugerageje kwigereranya n'abandi, ugatuma umwimerere wawe ugatangira kuba ubuzima butari ubwawe. Ni ikibazo kigira ingaruka ku mibanire, ku mutima ndetse no ku buzima bw'abantu. Amadini arwanya ihohoterwa n'akarengane. Amadini yigisha ko ihohoterwa iryo ari ryose ari icyaha, kandi rikorwa n'abantu batumva inshingano zabo cyangwa se ibinani. Ari umugabo wakundaga gukubita umugore we, twari duturanye. Nyuma yo kwigishwa n'abayobozi b'idini ingaruka z'ihohoterwa, yaje guhinduka, asaba imbabazi, atangira kubaha umugore we. Urugo rutera imbere, amahoro aruta imbaraga, kandi ihohoterwa iryo ari ryo ryose rirasenya n'iryubaka. Amadini burya afasha abantu cyangwa se umuryango gukora cyane, kugira icyizere n'icyerekezo cy'ubuzima. Iyo umuntu afite imyemerere ihamye, agira icyizere mu bihe bikomeye, ntucike intege byoroshye. Hanze aha mw'abantu mwe, hari abantu cyangwa se imiryango yahuye n'ubukene, indwara se, ariko kubera kwizera ndetse n'amasengesho baracyakomeje kwihangana no gufashanya, ntibatatana. Icyizere burya cyoroshya urugendo, kandi amadini atwigisha kuguma dushikamye, ntiducike intege, ko hasarura uwiziritse. Rero twanzura, amadini ni umusingi ukomeye mu kubaka umuryango utekanye. Iyo inyigisho zayo zishyizwe mu bikorwa, zibyara urukundo, amahoro n'ubumwe ndetse mu muryango no ku gihugu muri rusange. Mwakoze kuri iki kiganiro ubuzima n'abandi. Niba wakunze iki kiganiro, kanda subscribe, usangize abandi. Dusigasire indangagaciro z'amadini. Nitubikora dutyo, tuzaba dukiza umusingi w'imiryango itekanye n'igihugu gifite amahoro arambye. Ko ni ukuri, nubwo ari ukuri kubabaza, ariko kurakiza, ko kubaka umuntu nyamuntu. Ushimye byimaze wowe tubana muri kiganiro ubuzima n'abantu. Cyo mba nifuza nuko byadufasha mu kunoza ubuzima bwacu, imibanire, imimerere, imigirire, icenguramo abantu ndetse n'uburere mbonezamo abantu. Nzira ko subscribe kugira ngo turusheho kubana, ndetse usangize abandi izi nkuru z'ubuzima zubaka, kugira ngo nabo barusheho kunogerwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Liberté Rwema nk'ibisanzwe, Profeseri wanyu. Tugwifuriza no guhirwa, Nyagasani abarindi ibyago, abarindi byoma n'ibyomanzi, ibyago no kwangara, abagurira imbagu. Ndabakunda cyane.